Muraho neza, reka nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amategeko 4 agenga imyandikire y'ibyungo na nka. Ibyungo na nka bigora abantu benshi mu myandikire y'Ikinyarwanda. Niba ushaka kumenya byinshi rero bijyanye n'imyandikire y'ibyungo na nka, duhurire mu ishuri. Ikaze rwose. Itegeko rya mbere rigenga imyandikire y'ibyungo na nka nuko bitakaza inyajwi zibisoza zigakatwa mu gihe ijambo rikurikiyeho ritangiwe n'inyajwi. Dufite ingero: Kamali na umuhungu we. Ubusanzwe iki ni icyungo na kiri kumwe n'inyajwi a, ariko kubera ko ijambo rikurikiyeho ritangiwe n'inyajwi, turakata twandike ngo n'umuhungu we. Urabona ko iyi a twayikase, yatakaye. Udafite arya nka umurwayi. Ijambo rikurikiyeho ritangiwe n'inyajwi, ubwo iyi nyajwi y'icyungo nka irakatwa. Udafite arya nk'umurwayi. Afite imyaka 15. Ijambo 5 ritangiwe n'inyajwi, ubwo iyi a y'icyungo na irakatwa, twandike 15. Nabyumvise nka ejo. Kubera iyi nyajwi ikurikiyeho, iyi a irakatwa, twandike ngo nabyumvise nk'ejo. Ni ikosa kubyandika muri ubu buryo, ukabyandika bifatanye. N'umuhungu ukabyandika bifatanye, nk'umurwayi ukabyandika bifatanye, n'itanu ukabyandika bifatanye, nk'ejo ukabyandika bifatanye. Ntabwo biba ari byo, ni ikosa. Ugomba kubyandika ukurikije itegeko tumaze kubona. Itegeko rya kabiri riragira riti: iyo ibyungo na nka bikurikiwe n'amazina atangiwe n'ingombajwi, bihamana inyajwi zibisoza kandi bikandikwa bitandukanye. Ingero turazibona hano: uvukana na Kamana. Icyungo na kigahamana iyi nyajwi igisoza kandi kikandikwa gitandukanye. Asa na Nyirasenge. Murabona ko aya mazina
akurikira ibyungo na nka atangiwe n'ingombajwi. Bityo rero birahamana inyajwi zibisoza kandi byandikwe bitandukanye. Asa na Nyirasenge. Nta mujyi usukuye nka Kigali. Ugenda nka Yohani. Nuko twandika ibyungo na nka iyo bikurikiwe n'amazina atangiwe n'ingombajwi. Itegeko rya gatatu rigenga imyandikire y'ibyungo na nka nuko byandikwa bifatanye na ngenga ya mbere ndetse na ngenga ya kabiri. Nimvuga ngenga ya mbere wumve nge cyangwa twe. Nimvuga ngenga ya kabiri wumve wowe cyangwa mwe. Ngenga ya mbere ni nyakuvuga cyangwa ba nyakuvuga. Ngenga ya kabiri ni nyakubwirwa cyangwa ba nyakubwirwa. Urugero hano muri iri somo ngewe ndavuga, ubwo ni ngenga ya mbere y'ubumwe. Habaye hari abandi bantu navuga nti twe turavuga, ngenga ya mbere y'ubwinshi. Noneho ngenga ya kabiri ariko y'ubumwe wowe uranyumva. Ngenga ya kabiri y'ubwinshi mwe muranyumva. Ibyangenga birasobanutse. Reka noneho turebe uko ibyungo na nka byandikwa bifatanye na ngenga ya mbere ndetse na ngenga ya kabiri. Bazajyana nanjye. Iki ni icyungo na gikurikiwe na ngenga ya mbere y'ubumwe yandikwa mu ijambo rimwe. Ntukabyandike bitandukanye. Natwe turabishimiye. Icyungo na gikurikiwe na ngenga ya mbere y'ubwinshi byandikwa mu ijambo rimwe. Umeze nkanjye. Icyungo nka gikurikiwe na ngenga ya mbere y'ubumwe byandikwa mu ijambo rimwe. Ndumva namwe mumeze nkatwe. Iteka iyo icyungo na cyangwa nka gikurikiwe na ngenga ya mbere y'ubumwe cyangwa ubwinshi ndetse na ngenga ya kabiri y'ubumwe cyangwa ubwinshi byandikwa mu ijambo rimwe. Tugeze ku itegeko rya kane rigenga imyandikire y'ibyungo na nka. Riragira riti ibyungo na nka byandikwa bitandukanye na ngenga ya gatatu. Ngenga ya gatatu ni umuntu, inyamaswa cyangwa ikintu nyakuvuga na nyakubwirwa bavugaho. Ubwo ni utugambo nka we, bo, we n'undi muntu, bo ni abantu, cyo ikintu, byo ibintu, yo inyamaswa cyangwa inzu, ugakomeza. Ingero ziri hano.
nzajyana nawe. Ubifatanyije waba wanditse ngo nzajyana nawe. Ubutumwa rero buhita butakara. Iyi ni ingenga ya kabiri twabonye ku itegeko rya gatatu. Tugomba gukorana nabo, kandikwa bitandukanye. Nawe wavuganye nawe, tandukanya. Ndakubaza niba nawe waravuganye nawe, bigomba kwandikwa bitandukanye. Mwagenje nkabo, mwakoze nk'uko abandi bantu bakoze, bitandukanye. Ikiyoni nacyo kirigurukira, kandikwa bitandukanye. Aha twatanga n'izindi ngero nyinshi, ariko icyumvikana nuko ibyungo na nka byandikwa bitandukanye na ngenga ya gatatu.